Yesu yagiye akora ibitangaza. Yesu yarijijwe nuko yasanze abayuda babuze kwizera. Bene data mwabuze kwizera, ni mugarure kwizera. Ushize twavuze ku rukundo rwa Yonatani na Dawidi, none nzanye ijambo rivuga ngo Yesu azura Lazaro. Wumve ko hari ibintu byawe Yesu yazura. Wumve ko hari ibintu byawe byananiranye muri aka kanya Yesu aje kukugenderera, agenderera umutima wawe, indwara yawe runaka. Ushize yavuze ku bantu b'ingumba, avuga ku bantu bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko muri iki gitondo mwene data ndagira ngo wongere ugarure kwizera. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ishya n'ihirwe aho muherereye hose. Imana ibahe umugisha mu byo murimo murakora byose, ibahe gutera imbere. Wowe bitameze neza kandi n'ubizera Imana kandi nabwo biri buze kugenda neza. Reka mbibutse ko iyi ari Gikundiro TV show. Uyu munsi twatembereye rero tugarukanye nawe muvuga ubutumwa wacu, ahagiye kutugezaho ijambo ryiza ryubaka, kandi ndizera yuko anatangira iyi video uzi kuyisoza yose, kuko kandi harimo ijambo ryiza, harimo amavuta. Nikaze kuri kamera za Gikundiro TV show. Yesu ashimwe. Imana iduhana umugisha. Ndabashuhuje. Witeka Imana bishimire abakunzi bacu. Reka dutangirane n'isengesho ryacu, twiragize Imana gahunda z'uyu munsi. Witeka Imana yacu, uri Imana igira neza, uwera wa Isiraheli, turagushimye muri iki gitondo, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro. Twagira ubuntu Kristo, twabyutse biremera, nyagora ku ngoma. Witeka Imana yacu, ubane natwe muri aka kanya tugiye kwinjiramo, utugirire neza. Nyagora ku ngoma, umuntu wese uri buze kumva ubutumwa umugenderere kandi umushigikire, umugirire neza. Nyemerera rero mwami ngiye uhagaze kuri iyi mikoro, ungirire neza, gusa kwa buhanga kuri njyewe, nsenze n'ize zina rya Yesu, amina. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo hari ijambo ry'Imana tugiye kuvuga. Ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 11 n'umurongo waho 35. Ni ku nkuru zivuga ngo Yesu azura Lazaro. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesu azura Lazaro, haravuga titire yayo iravuga ngo Yesu azura Lazaro. Uwiteka Imana aduhana umugisha kandi Uwiteka Imana tugirire neza. Murongo waho 35 haragira hati ngo Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye nimurebe uburyo yamukundaga. Haleluya. Yesu ntabwo yarizwaga nuko Lazaro yari yapfuye. Bene data, Yesu ntabwo yarizwaga nuko muri aka kanya hari ibintu byawe byapfuye. Yesu ntabwo arimo kurizwa nuko yenda ufite amasezerano akabatinze. Turashaka kureba kuri iri jambo rivuga ngo tugire kwizera. Ijambo rivuga ngo Yesu ararira. Yesu ntabwo yarizwaga nuko Lazaro icyo gihe yari yapfuye, ahubwo Yesu yarizwaga nuko yinjiye aho hantu agasanga abayuda nta kwizera bafite. Imana yacu nishimwe. Muri aka kanya, muri iki gitondo, wowe mwene data wumve neza yuko Yesu atari kurizwa nuko ushobora kuba wenda ari amasezerano, ushaka ufite ikibazo runaka. Yesu yaragenzuye muri abo bayuda bari baraho, asanga nta n'umwe ufite kwizera. Arangije amaze kubona ko nta kwizera gufite, kandi Yesu yakoranye nabo ibitangaza. Yesu yakomeje kujya agendana n'abagakiza abarwayi. Yesu yagiye akora ibitangaza. Yesu yarijijwe nuko yasanze abayuda babuze kwizera. Bene data mwabuze kwizera, ni mugarure kwizera. Ushize twavuze ku rukundo rwa Yonatani na Dawidi, none nzanye ijambo rivuga ngo Yesu azura Lazaro. Wumve ko hari ibintu byawe Yesu yazura. Wumve ko hari ibintu byawe byananiranye muri aka kanya Yesu aje kukugenderera, agenderera umutima wawe, indwara yawe runaka. Ushize yavuze ku bantu b'ingumba, avuga ku bantu bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko muri iki gitondo mwene data ndagira ngo wongere ugarure kwizera. Imana yo mu ijuru irimo iragenderera ubwoko bwayo. Yesu wacu ngo ntabwo ajya arambirwa, nawe nturambirwe. Wowe urambiwe mu masezerano, wowe ufite ubwoba, wowe ucitse intege, wowe wasenze bikanga, ariko igihe cyo gutabarwa kirageze. Kubera ko Lazaro kiriya gihe yagiye mu gituro, Yesu yemeye ko Lazaro apfa. Si uko Yesu batari bamutumyeho ko Lazaro yapfuye, ariko muri aka kanya
wumve ko ibintu byawe byose nta Imana itashobora. Ijambo ry'Imana dukomeje kwisoma riravuga ngo yarababwiye ngo mbese mwamushyize he, barangije baramubwira ngo databuja aranuka n'umunsi wa kane. Ni ukuri kuri yo mu ijuru, nubwo ibintu byawe byanuka, Imana yacu nitinya ibinuka, Imana yacu nishime. Hepfo yaho haravuga ngo Yesu arangije ngo arababwira ngo sinababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana, nimureke twongere tugarure kwizera, nimureke twongere tugarure gukomera mu mitima yacu. Wowe uri kumva izi mikoro ababanye natwe ubushize, mwumva ko Imana ishoboye byose. Yewe wowe ufite amasezerano ushobora kuba urambiwe, ariko abantu barimo gutana baca hirya no hino ku ruhande. Izera Imana yo mu ijuru. Ndavugana nawe wabuze akazi, ndavugana nawe nongeye kugaruka kuri izi mikoro nkubwira ngo garura kwizera, ongera ugarure kwizera, ugume mu birindiro Uwiteka ari hafi kuza kutugirira neza. Uku kwezi kwa 11 hari igitangaza cy'Imana ugiye kwakira. Ukwezi kwa 11 ni ukwezi ko abantu basenzereza, ni ukwezi ko abantu bari kubaha Imana. Birangije ngo agera kwa Lazaro, baravuga ngo Lazaro ngo sohoka mu gituro. Hari igituro wicaye mu Uwiteka yagusohoramo, hari igituro cyo kumara igihe kirekire udafite ugukunda. Yawe wowe wanzwe n'imiryango, hari igituro urimo, icyo gituro Yesu nicyaje kugusohoramo. Nuko Lazaro yavuye muri icyo gituro, nawe ufite kuva mu gituro, icyo gituro cy'uburwayi ufite kuva muri icyo gituro, icyo gituro cy'ubushumeri ufite kuva muri icyo gituro. Ndavugana nawe mufiyemeri wategereje isezerano ry'Imana, wowe wicaye mu rugo iwanyu ufite intambara, Imana yamwishije kugarura ibyawe. Hari ibyawe Satani yatwaye, hari ibyawe ubwoko bwawe Satani yariganyije. Ndakwinginze ngo garuka mu masezerano. Nuko abayuda babonye Yesu ahageze, imitima yabo iracururuka. Nawe umutima wawe nucururuke kuko Yesu ahageze. Yesu arahageze kandi aje gukora ibitangaza. Muri iyi minsi abantu bafite akajagari, bafite ikinyuranomo, ariko Uwiteka ari kuvuga ngo garuka, ugaruke wumva Uwiteka ko agira neza. Imana yashikiza indwara, ni Imana igidukiza za kanseri, ni Imana yantabaye ikanyiza kanseri muri ngewe, ni Imana ishoboye byose, iri ku rurembo. Ushize nababwiye ko yankuye mu bugumba, ubu ndi umubyeyi ubyaye inshuro enye, mfite n'umwuzukuru, ariko hari Imana itabara. Navugana nawe wowe ufite akazi bikanga, uyu mwanya Uwiteka aje kukugirira neza. Guma mu birindiro kandi ukomeze wiringira Uwiteka. Yewe wowe ufite intambara, ndavugana n'abantu bafite intambara mu ngo zabo, ndavugana n'ababyeyi, ndavugana nawe wa mubyeyi we wafashe uburiri ugatandukana n'umugabo wawe, ugafata icyumba cyawe. Uwiteka aje kureba ibyananiranye, kandi Uwiteka aje gusoza ibyo bintu byananiranye. Ndavugana nawe ufite uburwayi bw'ibibyimba mu nda, Uwiteka ajya agira neza. Hari icyuma Yesu akoresha mu buryo bw'umwuka, icyo cyuma nicyo kije kugukoraho. Ongera ugarure ibyiringiro. Muri iki gitondo mufite gucika intege abantu b'Imana, nimwongere mugaruke. Yesu aje kutugirira neza. Imana yagendereye Lazaro, ni Imana ishoboye byose. Natwe muri iki gitondo rero Imana ije kutugenderera, Imana ije kutugirira neza. Uwiteka Imana ajya yomora inguma, abana b'abantu batomora inguma. Yewe wowe wari ufite randevu, hari randevu wagiye za Faisal, wagiye impande zose, randevu usigaje n'iya nyuma yo kurira indege kugira ngo ujye kuvurizwa mu Buhinde. Uwiteka Imana aje kukurengera kandi aje kukugirira neza. Ni Imana iri kukubwira ngo gera ugarure urukundo. Muri iki gitondo rero wumve ko Yesu yagendereye Lazaro. Lazaro yarari mu gituro amazemo 4. Nawe wumve ko 4 birashoboka ko uyu muntu yari kuba yanutse yanaboze. Nawe birashoboka ko ufite amasezerano amaze imyaka irenga 5, ariko wumve ko uyu mwaka ni umwaka w'abantu nibagarura kwizera, bakongera bakagarukira Uwiteka, nawe arabagirira neza. Yemwe abari mu rurembo nimugarukira Uwiteka, nawe aje kutugirira neza. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu kandi aje kudutabara. Ndavugana n'abantu, abantu mwabuze kwizera, abantu mwacitse intege, abo bantu nibo tuvugana. Yesu ntabwo yagendereye Lazaro kuko ataramuzi. Yesu arashaka umuntu wakira umwami n'umukiza kugira ngo agaruke wamaze gucika intege. Garuka Uwiteka aza gutabare. Uwiteka ajya akora imirimo n'ibitangaza. Hari umuntu wadepoje, aradepoje ashaka akazi biranga. Yewe wa mubyeyi we, garuka mu birindiro, garuka mu kwizera, ongera wizere Yesu, ongera wizere Yesu, umve ko Yesu akomeye. Yewe wowe wadepoje, ni wowe ndi kubwira aka kanya. Uwiteka Imana amana itangazo rivuga ko aje kubagirira neza. Imana ije kugira neza abantu babuze amahoro, Imana ije kugirira neza abantu batakaje ibyiringiro. Nimugarure ibyiringiro ku Uwiteka kuko Imana yacu irashoboye, Imana yacu igira neza.
yageze kwa Lazaro ibintu birahinduka. Imana ije guhindura ibintu mu bizera. Yemwe abizera, niba uzi ko wakira umwami n'umukiza, ngwino Yesu akugirire neza. Niba uzi ko wakira Yesu umwami n'umukiza akaguha amasezerano, wicika intege, kuko abana b'ubugingo Yesu aje kubagirira neza. Ndabashimiye, Imana yo mw'ijuru ibagirire neza. Abifuza kugira ngo bakomezanye natwe, nagira ngo mbahereze nomero abifuza ko twabasengera. Tuboneka kuri nomero 078 52 40 0785240 abo tuboneka kuri WhatsApp, nomero ya WhatsApp ni 072 wumvise hari muri ubu butumwa bukureba waduhamagara tugafasha gusenga. Imana yo mw'ijuru ikakugirira neza. Nagira ngo nsuhuze inshuti zanjye, ndasuhuza Mukakabanda uri ku Gisozi, Imana yo mw'ijuru ikugirire neza. Ndasuhuza famille yanjye ikorera Kimironko, harimo Ngirinshuti. Uwiteka Imana abagirire neza, abaha umugisha kubwo kudutega amatwi, kandi Imana yo mw'ijuru ibagirire neza. Ndasuhuza Bona, umuganga w'inshuti yanjye cyane, ndagushuje Imana ikugirire neza. Twambuke Uganda, hari groupe iri Uganda, nshuje Jose Mahoro, ndabashuhuje. Imana yo mw'ijuru ibagirire neza. Tugeze muri Senegal, ndasuhuza umwana twagiranye ibihe byiza wahagurukijwe n'amasezerano y'Imana bita Tayira Fortunata. Imana ikugirire neza uri kumva ubu butumwa. Ndakomeje ndasuhuje abari muri Belgique, Imana yo mw'ijuru ibagirire neza. Uwiteka Imana akugirire neza mama wanje. Ndagusuza nawe Chantal, ndagusuza Regis, abo muri ibyo bihugu. Imana yo mw'ijuru ibagirire neza kandi yite mu mbago ibagirire neza, ibarengere. Uwiteka Imana ijambo rya Lazaro mwongere mwizere, mugire kwizera kugira ngo Yesu atareba agasanga nta kwizera dufite. Ndabashuhuje, Imana yo mw'ijuru agire neza. Nshuhuje Roza uri muri Kenya, Imana yo mw'ijuru nikugirire neza. Nshuhuje inshuti zanjye ziri Burundi, Imana yo mw'ijuru bagirire neza. Abari muri Kongo, Uwiteka Imana biteho, kandi Imana yo mw'ijuru dusangiranira iri jambo ribafashe ribakomeze. Ndizera ko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu, kandi Imana ije gutabara. Yemwe abarimo gushika intege, mugarura ibyiringiro. Abantu mumaze gutakaza ibyiringiro, nitugarukira Uwiteka nawe aratugarukira kandi atugarurira imbabazi, atugirire neza. Ni Imana ishoboye byose. Ni Imana. Ndasuza bari mu mujyi wa Kigali, abantu banzi ku izina rya Mama Regis. Hari abantu benshi banzi ku izina rya Mama Regis. Uwiteka Imana bagirire neza. Imana yo mw'ijuru ikomeze kubakomeza, ibakomereze imbago kandi bagirire neza. Ndabifuriza kugira ngo namwe mugarure kwizera, kuko Imana niwe yakuye Lazaro mu gituro, nawe wumve ko Uwiteka Imana yagukura mu gituro. Haya amasaha rero, iki gitondo ni gitondo cy'umugisha. Reka durangize ikibwiriza cyacu, dusenge. Ngiye gusengera abantu bafite ibyifuzo, ngiye gusengera abantu bagaragaye kuri iyi cano. Uwiteka Imana bagirire neza. Mwami Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka. Data turagushimye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje Uwiteka Imana Nyiringabo. Iki gitondo nkweretse abantu bawe, abana bawe, abakobwa bawe, abagabo, abasore, inkumi n'abakecuru, abasaza. Mwami Yesu ndabakweretse kugira ngo bagirire neza, ubatabare uwera wa Isiraheli. Turasenze kugira ngo umuntu wese ufite icyifuzo uri bufungure icano, Mwami akumva ubu butumwa, umanukire gukora, kuko witwa Imana Nyiringabo uwera wa Isiraheli. Manukira kugira neza ubwoko bwawe. Ndasenze ngo winjire Mwami ku muntu wese waba afite uburwayi byananiranye wivuje ahantu hose. Genda Mwami ugirire neza ubwoko bwawe. Manukira itorero ryawe Nyaguhora ku ngoma. Manukira Mwami Uwiteka umuntu wese wakwakiye nk'Umwami n'Umukiza muri iki gitondo Nyaguhora ku ngoma. Hari indwara wakiza Data wa twese, hari uburwayi wakuraho. Nyamerera Kristo ganze utegeke. Hari akazi watanga, hari abo wahereza visa. Nyaguhora ku ngoma, mweretse umwana witwa Ange Data wa twese, umugenderera umugirire neza. Uwiteka Imana numara kumutabara, udutabare twese kandi Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo ubikorere kwibahisha mu izina rya Yesu. Amen.